Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu kiganiro cyacu ku burere budahutaza umwana, hanyuma turebe kuri iyi mfashanyigisho ku burere buboneye. Ingingo y'ikiganiro iragira iti ubutumwa bw'ingenzi burebana no kwita ku mwana kuva agisamwa, avuka na nyuma yo kuvuka. Reka duhere ku gace ka mbere cyangwa se ku isomo rya mbere, aho tureba ku mirire myiza ku mugore utwite. Abagore batwite bagomba kurya indyo yuzuye, harimo ibikomoka ku matungo, imboga, imbuto, ibinyamavuta, ibinyamafufu, ibinyamisogwe n'ibinyampeke, kandi bagafata n'izindi nyunganiramirire zikomatanyije bahawe na muganga. Bakongera inshuro basanzwe barya kugira ngo barwanye ibura ry'intungamubiri n'imyunyungugu bikenewe mu mubiri. Bakirinda kurya ibiryo n'ibinyobwa bibujijwe nk'ikawa, ibisindisha, ibiyobyabwenge n'itabi, cyangwa kuba hafi y'umuntu uri kurinywa kuko byangiza. Ibi byangiza ubuzima bw'umwana uri mu nda bidasize n'ubw'umubyeyi. Mu gihe utwite rero birabujijwe kugira umuti uwo ari wo wose ufata utawandikiwe na muganga, kuko ushobora kukugiraho ingaruka ndetse no ku mwana utwite, kandi wirinde gukoresha imiti ya gakondo n'ibindi. Ni byiza kumenya ibyiciro by'imikurire y'umwana kuko bidufasha gutahura no gukumira hakiri kare ikibazo cyahungabanya ubuzima bwe. Hanyuma reka turebe ku kwita ku mubyeyi mbere yo kubyara. Umubyeyi utwite agomba kwitabira gahunda zo kwisuzumisha inda hakiri kare akimara kumenya ko yasamye, akubahiriza gahunda yahawe na muganga, kandi akubahiriza kujyayo byibura inshuro 8. Umugabo agomba guherekeza umugore we kwisuzumisha kugira ngo bombi babapime indwara, harimo n'izandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'ubwandu bw'agakoko gatera sida, banahabwe ubufasha mu gihe bibaye ngombwa. Kunyura mu cyuma kireba uko umwana ameze mu nda, ecography, ndetse no gufata inkingo zagenwe na muganga. Hari kandi kunywa neza inyunganiramirire zikomatanyije wahawe na muganga, kuko birinda ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ibibazo rero biterwa no gutwita ni ibihe? Mu gihe umugore atwite, ubudahangarwa bw'umubiri we ndetse n'ubw'amarangamutima biba byoroshye. Niyo mpamvu agomba kwirinda kandi akarindwa icyamuhungabanya cyose. Igihe hari ikimenyetso mpuruza abonye giteye inkeke, nko kuva, kuribwa umutwe bikabije no mu kiziba cy'inda, gucika intege cyane n'ibindi, itabaze muganga cyangwa umujyanama w'ubuzima hakiri kare. Irinde umuhangayiko ndetse unirinde malariya uryama mu nzitiramibu iteye umuti. Umugore utwite yirinda n'izindi ndwara, agira isuku, aruhuka bihagije, akirinda imirimo ivunanye, kandi akajya akora imyitozo ngororamubiri. Abagore batwite bagomba kwirinda kuryama bubitse inda cyangwa bagaramye, ahubwo baba bagomba kuryamira urubavu. Kwitegura kubyara rero byo bikorwa bite? Ni iki umubyeyi yitegura? Icya mbere, kubyarira kwa muganga ni ingirakamaro kuko uhabwa ubufasha bw'abaganga, bikarinda umubyeyi n'umwana uvuka ingorane zishobora kubaho mu gihe cyo kubyara, zirimo ubumuga nk'indwara yo kujojoba, kuva cyane k'umugore cyangwa urupfu. Tangira gutegura ibikoresho uzitwaza mu gihe cyo kubyara, uburyo uzagerayo, uzaguherekeza, kandi witegure hakiri kare uko wifuza ibintu bizagenda ku munsi uzabyariraho. Mugabo, herekeza umugore wawe kwa muganga agiye kubyara kugira ngo umufashe kandi umube hafi. Hanyuma rero, nyuma yo kubyara, kwita ku ruhinja rukimara kuvuka byo bikorwa biti?
ni biki by'ingenzi, ninde ubigiramo uruhare? Uruhinja rukimara kuvuka rushyirwa mu gituza cy'umubyeyi, bikarufasha gukomeza kuba rushyushye ndetse no komatana neza na nyina, bikanatuma abasha kumwosa mu isaha ya mbere yo kuvuka. Uruhinja rugomba gusuzumwa nyuma yo kuvuka na mbere y'uko musezererwa kwa muganga. Niba hari impungenge mugize ku buzima bw'umwana nk'ubumuga bukomeye cyangwa bworoheje uruhinja rushobora kuvukana, ugomba kubaza muganga kugira ngo agusobanurire ku bibazo byose wibaza bigendanye n'ubuzima bw'uruhinja n'ubw'umubyeyi. Itabaze muganga niba hari ibimenyetso mpuruza ubonye ku ruhinja rwawe, nko kugira umuhondo, kuva amaraso mu mukondo, kuzana icyena mu mbavu, amashyira mu maso n'ibindi. Kwita ku mubyeyi n'uruhinja nyuma yo kubyara rero cyangwa nyuma yo kuvuka byo ni ibiki? Nyuma yo kubyara umubyeyi n'uruhinja bisuzumisha inshuro 3. Ku nshuro ya mbere basuzumwa na muganga mbere yo gutaha. Inshuro ya kabiri basuzumwa n'umujyanama w'ubuzima ku munsi wa 3 ageze mu rugo. Inshuro ya gatatu basuzumwa na muganga ku munsi wa 42 basubiye ku kigo nderabuzima guhabwa inkingo z'umwana. Ariko hari izindi nshuro 2 ziyongera ku mwana wavukanye ibiro bikeya, aho asurwa n'umujyanama w'ubuzima ku munsi wa 7 ndetse n'umunsi wa 28 ageze mu rugo. Ibi bifasha gutahura hakiri kare ikibazo icyo ari cyo cyose cyahungabanya ubuzima bw'uruhinja n'ubw'umubyeyi. Urwo ruhinja rushyirwa mu gituza cya nyina cyangwa cya se. Umubiri ku mubiri mu minsi ya mbere rukivuka bituma rukura vuba rukagira n'ubuzima bwiza. Umubyeyi agomba kuruhuka bihagije, akarya indyo yuzuye, akonsa umwana kenshi uko bikwiye. Ni byiza gukurikiza umwana afite byibura imyaka 2. Bifasha umubiri w'umubyeyi kwisubiranya, umwana akonka igihe gihagije n'umuryango ugatera imbere. Ganira na muganga ku buryo bwo kuboneza urubyaro wahitamo gukoresha. Hanyuma rero gukomeza kwita ku bana bato. Umwana agomba guhabwa inkingo z'ingenzi zagenwe kuri buri cyiciro agezemo, kandi hakubahirizwa amatariki yatanzwe na muganga. Buri gihe ihutire kuvuza uruhinja igihe rugaragaza ibimenyetso by'uburwayi. Komeza kwita ku mwana, umwonsa bihagije, umugaburira indyo yuzuye, umugirira isuku, kandi witabira kumusuzumisha imikurire ye buri kwezi mu mudugudu cyangwa kwa muganga. Ujye uha umwana gusa imiti yandikiwe na muganga, kandi uyikure kwa muganga cyangwa amaguriro y'imiti, farumasi yemewe. Unirinde kumuvurisha imiti ya gakondo. Niba ubona hari ikimenyetso mpuruza afite, mwihutire kujya kwa muganga. Ubu ni ubutumwa bw'ingenzi burebana no kwita ku mwana kuva gisamwa, avuka na nyuma yo kuvuka. Hanyuma njye gukurikizaho ubutumwa bw'ingenzi burebana no kugaburira abana indyo yuzuye. Imirire y'umugore utwite n'uwonsa no kunganira imirire y'umuryango. Umugore utwite ndetse n'umubyeyi wonsa bagomba kurya indyo yuzuye, kandi bagafata buri munsi amafunguro 2 mato y'inyongera hagati y'amafunguro manini, kugira ngo we n'umwana bagire imbaraga zihagije n'ubuzima bwiza. Ababyeyi b'abangavu bakenera kurya cyane kuruta uko bari basanzwe barya, kugira ngo bakomeze gukura neza kandi banafashe abana gukura neza. Abangavu bakenera indyo yuzuye byibura amafunguro 3 ku munsi, kugira ngo bakure neza, bagire ubudahangarwa bw'umubiri, bitegure kuba ababyeyi b'ejo hazaza badafite imirire mibi, by'umwihariko ibura ry'amaraso riterwa n'ibura ry'intungamubiri. Kugira umurima w'imboga, ibiti by'imbuto ndetse no korora amatungo magufi nk'inkoko n'ayandi ni byiza, kuko bifasha umuryango kongera ibiryo umuryango uteka, kandi bikungahaye ku ntungamubiri.